ngo hari ukuntu ushobora kuvana inyana mu nda y'inka wenda sinzi ukayibagiramo ngo ibyo byo bikora gute se nibyo inga y'icana cyapfiriyemo kuko ububasha bwo kuvuka imbaraga ziba zashize urakiyobora kikakunanira iyo kirangije amasaha 3 nge ngibagiramo ngagikoramo nyine ikaba nzima gusa nushobora nko kugira ibice byayo byo mu nda wangiza na kimwe nangiza kuko njyana y'akaboko kabere aho akandi kakajyana igisu ngabaga nkurikije mu kiganza cyanjye yego tubaye ikaze ku biganiro bya The Kivu Post ijwi ry'umuco nyarwanda aho urumye gihwa nge ubasuhuza mbana ikaze ku biganiro bya The Kivu Post ni rukabuza kuba rwarwemera tabaro utaratatse imuri zusenga mino n'ikintarateje muteri twateye abahunde utwigabyo kidogoro nabandukanye impambara n'imirita n'ikenesha babisha babo batimitana ahangaha rero turi kumwe n'umusaza turi kumwe ahangaha aratangira atwibwira muzee witwa nde nitwa Gasaruhande Ladisirasi Gasaruhande Ladisirasi aho ngaho utuye ni hehe mu kagari ka Kabujenje mu mudugudu wa Rusisiro urakoze cyane n'ukubana mu murenge wa Kivumu mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Kivumu mu karere ka Rutsiro ufite imyaka ingahe ufite imyaka 71 71 ni myinshi kuvuga ngo ushobora kuba waravutse muri 30 muri 50 niho navutse urakoze cyane hanyuma rero tugusanze uri kumwe n'inka yawe inka ni yawe cyane yurayigiriye inka ni yanjye watwe ngo yarabyaye ifite izina se ifite izina yitwa Nyirigira Nyirigira se ko kera twize mu mashuri ko Nyirigira bari umwami iyo wayise Nyirigira kubera kuyita Nyirigira nayisi kuko kuneza zinga nge navukiye mu nka kugeza n'uyu munsi nka ngabanyifite ariko bitewe no kwigira kandi gurikije n'umuco nyarwanda izina rye yayo yitwa Nyirigira imaze kubyara kangahe ibyaye gatatu kose hanyuma rero ukuzwi inaha uretse kuba witwa amazina bamaze kutubwira hari n'abantu bakuzi nka Tiro ry'inka izina nk'iryo ngiryo ryavuye he iryo zina rya Tiro ry'inka naryiswe n'abaturage kubona inka zabo zarwara nkazivura ku buryo bw'umuco wa kinyarwanda kuko umuti wose nawukuye kuri sogokuru yari umworozi kuko muri rumanura yari ahari yatubwiraga byose n'imiti nkoresha nini wayinsigiye nose inzara y'urumanura ko yibasiye abantu yigeze yibasira inka ku buryo nabyo wenda byari gutuma abwira ubumenyi bwo kuvura inka cyangwa nuko wenda yariho kera inka zikiriho cyane yarariho kera inka zari zihari cyane ariko hari n'uburwara bwazaga kunga ngo bingirwaye indwara yitwa igifuruto kwivura biranyorohera ningirwaye uburenge ndayivura ningirwaye ifumbi ndayivura ninga yamuritse ndayivura hanyuma rero tubwire uravuze uti ubumenyi bwo kuvura inka cyangwa se no gukunda inka ubikume kuri sogokuru ariko niryari tubwire ukiri umwana mutoya igihe watangiriye mbese kuba mu nka igihe wavuga ngo uzi inka niryari uhereye ryari je nahereye kugira ngo mbimenye nuko no kumbwira iyo myaka ni mike mfite banyandikiye baraduciraga ndaho twandikwaga none twageye ngo nagiye gufatiranga mu ndu batubwira ko umuntu wese bakamucira imyaka bakamugenera naho muri 59 nari mu nka ko nari ndagiye inka za sogokuru muri 59 ubwo baraje badusanga ducyuye inka batubwira ko umwami yavuze ngo baratwikira abatutsi nge ndaho nari mbaza ubwo rero naje kubaza nyogokuru ese abatutsi basa gute nyogokuru arankubita sinamenya mukanya saa 8 mbona abantu bambaye ibishagari bafite imiheto bafite imyambi ngo sori ibintu byawe batwike ngo bari gutwikira sogokuru wawe basori ibintu ngo batwikire abaturanyi twari kumwe babatutsi batwikira umugabo witwa Nyamuhenda batwikira umugabo witwa Ruvebo batwikira umugabo witwa Kavubi batwikira umugabo witwa Bizeri ubwo noneho nimugoroba twikoreye ibintu tubijyana ku Kivo bimuka bigira muri Kongo bahungiye muri Kongo bahingira muri Kongo ndetse n'abandi baturage bose babanaga b'abahutu batarabatutsi nabo baragenda abagaragu babo cyangwa abaje oya abaturanyi kuko mbere hari insisiro nguko buno turi ku midugudu ubwo rero bamwe baragendana n'ubu bamwe basaziyeyo banariyo n'abana babo bacari muri Kongo kise bagiye babahutu ngo babonye abari inshuti zabo bagiye kubona abavandimwe umuntu muturanye
abonye ibyago bigatuma ko mwese muba mubisangiye. Ubwo rero ariko iyo myaka mfite bayingeneye gutyo, ariko njyewe icyo genda ari mu ngo. Urumva rero ngereranyije igihe navukiye, ubwo bavuga ko mfite imyaka 9 ariko 9 yari isaga. Ubwire rero icyo gihe wenda utumye nkubaza wenda ibintu ntashaka kukubaza kuri ibyo byo muri 59 uherutse wambwiye ko hari ubwo hari umuntu bagiriye nabi mbese inka zabo byagenze bite ko abo ngabo nyine abatutsi baraborozi cyane barabatwikiye inka zabo bigenda bite barazisize barazibanyaze cyangwa bajyanye nazo? Hari abantu bazaga nari ntazi naho ku baturanyi uko twari dutuye nta muturage bari baturanye wakoze kwizonga, ahubwo hazaga ibisore by'ibisambo bakaza inga bakajyana, noneho bagera mu mudugudu nabo bishyize hamwe, uwo bateye icumu nawe cyangwa se akahagwa abo ba nyirinka n'abarwanya ibyo bisambo. Bimwe birahagwa, icyo gihe rero bamwe barahaguye abandi bagacika, nuko baza bubikiye basanga bahuze inga bakazijyana n'ibindi barabijyana. Hakaba rero n'ibyo babatesheje nabo bakasiga gatwe. Hari uwambwiye ngo abo basore tuvuge bibisambo baje gukora ibintu bibi byo bise revolution muri 59 ngo nkinaha mu Bugoyi nyine ngo ntago barabinaha, bari abantu bavuye izanduga cyangwa na hehe. Oya, bamwe bari abaturanyi bakava mu murenge bakaja mbese nguko bavugaga umuntu akava handi akaza kumva ibintu biri kujya gusahura, mbese bakumva ko runaka afite imibereho abinda nini bakaza kubijyana. Rero ngo hari umuntu wahemukiwe muri icyo gihe niba inka ye barayigize iki ariyahura. Iyo nkuru sinzi ukuntu wari wayimbwiye. Hari umugabo baraje bajyana inka ze, inka barazijyana kubera akababara inka ye imwe yari yahungiye iwacu, noneho bibaye biri guhoshoroka araza ati inka isa n'izanjye, inka turayimuha. Ubwo rero inka yarayigurishe bamuha 3,000 ajya kugura inzoga aranywa, nuko ageze hariyahura. Kubera iki? Yiyahuye kubera ibintu bye byari byamushizeho ndakinda asigaranye. Ntabwo yari afite se abo mu muryango cyangwa we baragiye muri Kongo. Bari baragiye, nuko rero yari yasigaye arwana ku nka ze, inga rero bagezaho abonye yari sigaye nawe ariyahura. Hanyuma ibyo watubwiye ibyo wambwiye se by'umuntu nimba waciye icebe ry'inka byo byagenze bite icyo gihe? Hari umugabo wari witwa Sekimonyo w'igisambo nyine, yaje azana inka kwa Bideri. Bideri we yaratuye he? Yaratuye Gahondo. Inka arayizana, azana inyana yazitse itakonganye na hagize inka, arari kuri inyana ironka, inka arayihumuza amata yaterekari ashinguza inkota ice bararica. Ubwo ubunyinya nanjye numva burateye, narirukanze njya kubwira sogokuru ati mureke urwo rupfu nawe ayishe nirwo ruzamwica. Cyakora nanjye nakurikiranye ubuzima bwe kugeza uyu munsi, yaguye muri prison, yarashya niba baramusize mu muriro, niba ari amarongorwa bamumenyeho bamujyanaga ku ngorofani kwa muganga na barapfa. Wasanga abandi bagorwa bende babimukoreye. Nibo babimukoreye. Bitekerezaho njyewe na n'uyu munsi umuntu guhemukira inga, warayinyoye amata, warayikamye, ni ngombwa ngo nawe bizakugirira ingaruka. Ni nkizihe se wenda uburetse nk'undi muntu uzi wahemukiye inka hanyuma bikamugiraho ingaruka? Hari benshi babayeho ngo kubona inka ukayigambanira warayinyoye warayikamye byange, kuko benshi bibagaraho ingaruka, ugasanga yanga yarangiza kuyiba amaze kuyirya yajya kwibi ikindi kintu agafatwa, none akazaza ku ingoni zamurya akabivuga ko niya runaka ari wowe wayiriye. Izo ngaruka rero nagenzi bonaho nguko inga nakamye nanyoye ndaho nayiryaho yapfuye ndaho nayiryaho. Hanyuma se we kumaze gukama inka nyinshi inaha mu gace kari wowe uzwi nk'umuganga wazo, ko ari wowe uzikama, ari wowe uzibyaza, ari wowe uzivura, ubwo none bisa naho utarya inyama z'inka ino. Inyama z'inka niyo zijya kereka ng'ikimasa cyavuye kure naho inga nakamye iwacu ndaho nyiryaho. Ndaho nayirya kandi narayinyoye narayikamye. Oya, none se naborozi ba kera inka babaga barakamye cyangwa baranyoye ntago baziryaga? Sogokuru cyari kizira, inga twakamaga barayigurishaga ikajya kure ndibayirye kwako gasozi. Ni umuraga yari yaradusigiye ko kurya inka wakamye ikizira. Hari ibindi rero najyaga numva nk'abashumba bo mu rugo, ugasanga inka iri nko gukamwa yagize ibisare ngo kubera wenda ibintu bibi nk'abashumba bakoze. Ibyo bintu we hari ibyuzi? Ibyo
mu muco baratubazaga sogokuru yatubwiraga ko umuntu wari ihene y'indumbyi indama kirazira ngo anywa amata ngo ayasoze kwizo nyama cyangwa se nyuma ngo bivange cyari kizira kubera ko bitera ikizi bitera ibisari inkikarwara ko ibisari ku mabere hari n'ikindi bavuga ngo nk'umushumba ngagize nk'akabyizi yiha ku mukobwa ngo mbese nyine urabyumva ngo nabyo bishobora gutera ikibazo oya ni ukubeshya ibyo babitubwiye ndahacyo mbiziho ni ukuvuga ngo nk'umugabo aciye nk'inyuma umugore we afite nk'iri gukamwa cyangwa ari kunywa amata yo ntabwo ushobora gutera ikibazo ahubwo icyo numvaga bavugaga ariko ndakurikiranye ni imizinga y'inzuki yuri umugabo w'umusambanyi inzuki zawe zirakurega ari umugore ari umusambanyi ziramurega gutese bajya guhakura ugasanga ubuki bukamurega mu za mizinga bukaba bukese cyangwa hari ukundi kuntu bigaragara biratuba bikagaragara nuko ibyo yakoze byishushanyamo mu bitsina mu byabinyagu birabirega gutese birabirega kuko niyo ufite umugore akaba akunda kuboha mbese umuntu utarambirwa biravuga ngo umuntu ufite inzuki akunda ndaryama ahora anyiganyiga akora nazo nibwo zikora nayo yuri inyanda nazo ziranyanda ndawo zeze ubuki bwarabuze mu minsi yashize hari n'abantu bashyizemo isukari bakajya bavangamo isukari gusa ntiwasanga ari kubera ubunebwe bw'abantu cyangwa nawe bihuriye ubunebwe n'inzuki zabaye zabuzeho zihova ko icyo zahaga cyane zahaga ku biti by'indusi bikuze z'inyarwanda zigaha umugengararo w'amasaka umugengararo ibiti byeze igihe cyo mu kwezi kwa gatandatu kwa karindwi heraga umutepfu none rero ishyamba ryarabuze ibiti byarabuze ubu icyo zihahaho ni ibigori ku gihe byeze biri kubika ubu nta kindi mbese ni impamvu ubuki bwabuze n'imiti batera irazica kubera zijya guhahamo noneho baba bateye umuti zigapfa ubwo rero byatumye uburumbuke bwazo buba bukeye hanyuma rero ndagira ngo wenda utubwire ku inka ukuntu ubana nayo mu muco nyarwanda nk'uko twabivugaga inka yarubahwaga cyane akamaro kayo nta muntu utakazi kugeza naho bazihimbira ibyivugo byazo ariyo mazina yazo mu mahamba mu byisigo mu myoma n'imyama wowe nk'inka yawe tuvuge hari nk'uko wayihimbiye wenda nk'izina ryayo ku buryo ari nk'izina ry'umuzinge rirerire cyangwa watubwira se wenda uko uyita cyangwa se uko ivugira nk'ayo mahamba niba ubyibuka ndayibwira ute ndayibwira nti rubangurira ngo bazihindura urwamba isekeze buko urwamba igogo rwandera imagabo ntigera urugamba igeze urugamba ndiyatinya kuruguguru ikabiri kanzanga ibaye iri konza ngo ibyo bikoze yagusanga yanzanga ibaye iri konza ngubu yayo nko mu masaha 4 mu masaha 5 ndayihamagara ikitaba hanyuma se ayo magambo wenda uvuze asobanura iki ni wowe yahimbye cyangwa wenda yumviye nko kuri basukuru bayavuga oya inka yose ibaho bayivuga bayiha n'ibigwi byayo harimo rutakwa ingomero umurango ry'abahize nkanika bahiza serugo bakunda kubaza amakuru n'amakonze kazivuga amakuru atagira imbumu yo rero icyo gihe bayihamagara nayo ikumva yinezewe ngo nduruki ngo ni ruki sinumvise neza ndawumvishe ingora biki rubangurira ngo bazihidurwa mesekeze buku rwa migogo rwandemanga ndigera urugamba yegeze urugamba ndiyatinya kugugurura amayi nkawe zikaza zivuga zirimo ruteruvu n'impururu ingora bikino yakoze ku rugo sindutinya zikarugira ubwo rero inkika gukunda ukayikama ibyo uyikoreye ikabyemera kuko nayo icyo gihe bayishimye no kuvuga ngo ukuntu uvugira inka nguko ibishobora gutuma igukunda kurushaho kurushaho kuko ivuga gutyo ukayihanagura irakwegera ikagukunda ndi nubu bigaragara urabona ko inyegereye ngivuga gutyo irakuze iranze bamuga nisiza yaje rero noneho rero ubwo rero waba uzicyuye cyangwa si mbere inga zicyahuka ukazihamagara ubambe ukaziririmba ute ukazihamagara icyo gihe uri gutaha zihinduye barazihamagara babaga ukazihamagara yewe rutisunga abanyenkambwe imiheto zayibumbiye ku masonga yaje yagagaza irangasemushe banyamaze ngo atuye mu rutoke ingongora yamwumbiye kwijanja ndaye inkoni none mbonye ubwenge bw'inka mbubona ubwo ngwino kuvuga inka si ukuvuga cyane ubwuzu bw'inka bunyura abagabo ubwo rero zaba zonsa uzihinduye kumva inka ziravumeye ubwo se kuvumera kwazo bihuriye n'inyana kuko inyana zabaga zasigaye mu rugo inyana zabaga zasigaye ariko wazicyura nazo uri kuzivuga nazo zifite umunezero noneho
inyana zumviza za nyine icyuya zikabirana n'amazina za nyine zikabira nuko ubwo wazinyuramo rero ukumva nazo zishimye icyo gihe zumvaga inka zumva umuvugo cyangwa wazikabukira zihinduye zikamenya ko isaha igeze yo gutaha. Hari akantu numvise ndagira ngo wenda ukansobanuriraho neza, uravuze ngo nta inkoni ntora inkuyo ubwenge bw'inka buraza, ibyo bintu burabisobanura iki cyangwa se bidabivuze nabi? Oya, kuvuga ngo nta inkoni ngiye nta inkoni ngize Imana mbona inkuyo ubwenge bw'inka mubona ubwo kuvuga inka so kuvuga cyane ubwuzu bw'inka bunyura abagabo, ubwo rero ubwuzu buba bukunyuze nazo zinyuzwe. Icyo gihe rero inkuyo ishimisha inka kurusha inkoni. Ishimisha inka cyane kuko uyihanaguye niyo uzanye inkuyo urayizana waba uri guhanagura yiriya nayo ikaza nayo ngo uyihanagure zose zikajya ziza mbese zishakane ngo nanjye uyihanagure indi nayo ikaza ngo uyihanagure. Ubwo rero icyo gihe ziba zishimye, ubwo rero ziba zifite inkuyo. Hanyuma rero hari icyo wambwiraga ukambwira uti nk'ubu iyi nka usohotse ukajya nko mu kabari ukayisiga hanze ntishobora kuhava, ibyo bintu hava njiye mu gundi muryango yagumye gategereza ko ndimo iyo nzu kundi wanayirukana ngo ikwemerere kuko ibiziho ninjiye kwirantegereza ubwo njiye mu gundi muryango yanabaho paka kundegereza ko iragira. Hanyuma hari ibintu bavuga ngo inka imeze nk'umuntu, niye nkiye myitwarire wenda inka igi kugiraho wowe cyatse n'abandi bantu baborozi mbese bishobora gutangaza umuntu wenda utayizi ubona nk'amata gusa atazi ukuntu umuntu abana n'inka, ni nkiye bintu ikora ukavuga uti koko iyi nka iranzi ku buryo mbese twarabanye dufitanye umubano. Inka kubana nayo ni ukuyihanagura, ni ukuyigaburira, ni ukutayikubita. Iyo ikubise rero iragutinya, ariko iyo utayikubita nikosheje urayiyama ukayibwira ati have urakora bibi have ikemera ikabimenya se. Irabimenya kuko urayiyama ikamenya nayo kwiri gukora ibitari byo. Kandi ubu ngubu warigiye ukubita nk'umuntu cyase nk'umugabo wenda akubisa umugore biri kugenda bicika bakavuga ngo n'inka ntigikubitwa, none se inka nizubundi zari zigiye gukubitwa cyangwa ni hari abantu bibihambazi nutazi inka ibyari byo akumva kuyikubita byamushimisha, ariko rero kirazana ngiye kugira ngo ngubitire inka wo ngubita reka da ndaho nabikwemerera. Kubera iki? Kubera ubu mbabaje cyane kuko uyikubise nanjye byambabaza kandi nayo yanyereka ko ayikubise nanjye mbese nanjye ndawagira amahoro mbita ububasha nabukwaka nanjye kuko nanjye ubuyibujije amahoro. Umuntu ashobora gukubitira inka mu kisiba naho mfite n'icumu no gutera uyikubise ntuzi urayikubita ubu yihemukiye cyane. Yapfa kubita wowe? Njyamva ngubita ariko ndayi. Waruvuze ngo inka ishobora kukuregera ko umuntu ayigiriye nabi itese ukundi yandegera mbaye mvuye hano umuntu akayikorera ibyo yahunga ijya kunjaka hondi yahungaho yageraho hondi ngamenya impamvu nibiteye. Hanyuma icyo bavuga mu Kinyarwanda ngo umugore tuvuge ndarongoye ni urugero cyase undi musore mugenzi wanjye cyase n'umugabo, hanyuma umugore amubereye kasha mbese amubereye sinzi ukuntu nabivuga bakavuga ngo yamubereye inka y'inkungu. Inka y'inkungu zibundi ziba zimeze zite ni gute babigeranya ngo inka y'inkungu ahubwo ababaye inka y'inkunguzi ni inka y'inkunguzi niyo babyitiranya uko hari inka zivuka zikaba mbi mbese ikagira ubugome, ariko iyo na nyirayo nawe ndayiteho, ariko iyo ivutse utyo ukabona ifite ububi urayinginga urayihanagura ukayiha utunda mu ntoki ukayishora none igera ikagira imico myiza. Ngo inka ishorwa umunyu ikitabwo neza ntabwo yakwica. Oya ndaho yakwica, kwica biterwa nuko nyirayo ayifashe kuko ayifashe nabi nayo igira mbisi uyu muntu ari mubi n'ingiba mbi. Ngo ububi bw'inka bushobora guturuka kuri nyirayo ububi bwayo buturuka kuri nyirayo ko kugira ngo ibe nabi, ariko uyinginga urayinginga ukayihanagura ukayiha mbese igihe uri uruhande rwayo ukavuga ikakumva, ubwo rero bituma kuko naho uri irakwegera kuko ubizi ko ndacyo urayitwara, ariko iyo ukubitira ubona ikiruka ikaguhunga. Ese muri iyo myaka yose kuva icyo gihe iyo wavukiye nta na rimwe wigeze uba udatunze inka? Oya, kuva muri 59 nari mu nka kugeza uyu munsi ndabura inka mu rugo. Inka buno irahari, ariko mbere nuko ari ibisabo byateye bikajya biraziba, ubu rero no kubishyira mu biraro kubera n'ubukure ndabona ushobora kwahirira inka ebyiri, nibyo mpamvu ngirimo. Tubwire rero inka ni nk'iki yakumariye wenda mu buzima,
ese bwa buhanga wabuze bwo kuvura ni nk'ibihe bintu ushobora gukora ku nka bitangaje ko njye hari ibyo wambwiye wenda bitangaje umuntu atapfa kwiyumvisha ni nk'ibi wenda watubwira ubuhanga bwawe mbese ufite ku nka nawe mbese bagukunda kuguhamagarira ngo ugende imisozi urenguke iyindi ugiye gufasha inka zabo. Inka ahanini inka zamuritse. Kumurika ubwo ni cyaro umuntu ushobora kutabyumva. Kumurika ni inka za Nyamagara. Ubwo rero biterwa n'iki? Biterwa iyo inka yamuritse gutyo cyane biterwa n'iyo ziri guhaka. Iyo ziri guhaka ahanini ifumbi bituma ni inyana iri nabi mu nda hari ijya kuvukanye ni kubera kumurika ikaza amacuri ikazana ikibuno cyangwa se ikazana amaguru y'inyuma. Ubwo rero iyo igeze yikujije igeze mu mezi 8 ni iryama ikamurika babyita kumurika. Ariko mu Kinyarwanda bamwe batabizi ngo yazanye amagara. Kutabanyikesha vugo ry'inka nyine. Noneho inka rero kumva amagara rucyo yarwaye ifumbi cyangwa se ngamenya izo mpamvu bimeze utyo ndagenda ngayiha umuti noneho kuzabyara ikabyara ku buryo bw'amagara gatagaruka. Ubwo subigenza ute kuko numva ari ibintu bikomeye. Hari umuti imiti mundu ayiha. Imiti rero urayivuhuza ni imiti 3 byakumurika bitagaruka. No ku muntu n'ugutyo. Iyo miti yitwa iki? Iyo miti ni imiti ya Kinyarwanda no sinayikubwira ninyikubwira hanyuma wowe uzayikoresha ndacyumbwe mbaye. Ubwo tuzabiganiraho butaha. Nubona ko ubikeneye uzaze nzabikwigisha. Urakoze cyane. Hari ikindi ro wambwiye cyuko ngo nkuko umwana apfira mu nda wenda bakamukoramo cyangwa se yananiwe ngo hari ukuntu ushobora kuvana inyana mu nda y'inka wenda sinzi ukayibagiramo ngo ibyo byo bikora gute se nibyo? Inga y'icana cyapfiriyemo kuko ububasha bwo kuvuka imbaraga ziba zashize urakiyobora kikakunanira iyo kirangije amasaha 3 nge ngibagiramo ngagikoramo nyine ikaba nzima. Gusa nushobora nko kugira ibice byayo byo mu nda wangiza? Na kimwe nangiza kuko njyana y'akaboko kabere aho akandi kakajyana igisu ngabaga nkurikije mu kiganza cyanjye. None igisu cyagera ku mubiri gwanjye ngaba nabyumvishe. Ariko nabyo nkabikora nukuvuga mba mfite abantu 2 gusa batamvugisha ngewe ukeneye kumvugisha kangoraho. Ngaceceka noneho ngaba mpagaze akambwira ibyo ambwira cyangwa nje ngamubwira. Nayo yamvugiyemo bituma nibagirwa ibyo ndi kureba imbere. Reka da no uri kurebamo? Oya ngoresha gutya ngaba ndi kure umutima gwanje ngo baguri iyo mbese mba ndi umutima gwanje ngo babibona. Umaze kubikorera nk'inka zingahe wenda? Zirenga nka 30. Reka da. Ndabizi ariko nanje ibyo byose nabyigishijwe na sogokuru. Sogokuru nawe yarabikoraga. None harabinyigisha ubwo ndabifata. Nginga yarwaye ninga yarwaye nk'indwara yateye igifuruto hari umuti guyivura. Igifuruto ni indwara imeze? Indwara ingikabyi umubiri gose ukagira ngo inzuki zayiriye yabyimbaganya umubiri. Ubwo rero hari umuti uyihari n'ugundi uyikubita bigatuma byihuta itapfa. Ikibagara sozi kukivura ko ari indwara izwi cyane mu nacyo ndakivura rwose Ubundi giterwa n'iki? Ikibagara giterwa ahanini ngakurwara uburondwe inga kwimuka ikavaho yavukiye ikajya mu kandi karere bigatuma ubushyuhe bwaho irwara ikibagarira. Hari inka rero zica watubwiye ko utigeze uba udafite inka nta nka nimwe muzo watunze yigeze kwicika kubita nk'ihembuka? Ndayo nizahandi nangerayo rwose ngayivura kuko iyo ngezeyo ndayikurikirana ku buryo nyivura ndanga yanyica. Kuko nibitera amahane nyirayo ndagenda nkabireba nkamubwira impamvu inge iba mbi kubera we. Ingare yikurikiranye ukabwirana nyirayo ukamwigisha yangira gororoka ikaba nzima. Hari inka zitagiraga amahembe zaryanaga ntariga zikushinga nk'iryinyo? Ndayo kandi zino za kijyambere nizo ziteraga amahane ariko ndayo. Narinzi ko arizo n'izinyamahoro ahubwo. Yowe kada zino zinzungu zaje nizo zigira amahane. Naho inyarwanda za kera ndaho zagiraga amahane cyane. Arizo zicaga zifite n'amahembe. Ahubwo na zino nizi kwica biterwa na nyirayo. Yinyana ivutse ikirindo none ukajya uyishima hano mu mutwe bituma mu bwongo bwayo hayaga bigatuma yica. Kandi ko inyana rero zikirindo ugomba hari abana bayikinisha cyangwa nyine ndamenye ibyo akora ibyari byo. Ahubwo yiyama kwishima mu mutwe wishima hano mu rwakanakana ukayihanagura inyuma ikabikurana. Hanyuma rero wenda mu gusoza ikiganiro cyacu ndumva hari nk'ubumenyi se wenda uzi kunywa cyangwa se ikintu gitangaje ku nka twibagiwe kukubaza ku buryo wakisangiza isi yose ibigukurikiye?
cyakurikirana kunga wenda icyo wabwira nk'umuntu wenda icyo nabwira ngo umuntu inga yawe uyifite birasaba ngo uyishore uyigurire ibanga kuyuhira ugashaka umunyu ukajya urayishora kandi ndushyiremo umunyu mwinshi iyo guri mwinshi utabimenyereye iragwanga ngo ingange ndi nk'umunyu kandi ari wowe aho ubwihumanyije ubwo rikabaho ndigira iki kumarira kubera kutanywa inyo y'umunyu uretse wenda ibyatsi cyangwa ubwatsi bimarira iki ku buryo nyine bibi nka nziza umunyu ni nguko umuntu nawe yarya akagira ikinyobwa kandi inga irasaba buri munsi ngo uyihe amazi uko nawe unywa nayo igomba kunywa kandi abandi bashora nka rimwe mu cyumweru cyangwa rimwe mu kwezi inga igomba kunywa amazi buri munsi nguko nawe unywa ariko gushora umunyu rimwe mu cyumweru mu byumweru bibiri ariko ikanywa mbese ikijuta ikanywa nk'amajerekani 2 3 bitewe mbese inywa ikurikije uko ingana hari icyo bitwanga ku mukamo wawe cyangwa mu kubyibuha kwawe mu byimba bitera kugukamwa bitera kurinda vuba kubangurira vuba hari ng'umuntu ugira inga ikarangiza n'imyaka 2 itarabyara ariko nje ngange buri mwaka irabyara kubera umunyu se niyo ndayishora no kuyitaho no kuyifo ngayereka mbese ko ibyiza byayo bigatuma nayo ibyara vuba vuba hari umworo duherutse kuganira wenda dusoza arambwira ngo umushumba mutindi ngo gushorera inka amashyuza niba ari umushumba mutindi ni umugani nyine sinibuka neza ukuntu umugani ubwo mugani urawuzi oya bivuga ngo umushumba muhanya ashora amashyuza none uwo muhanya rero nuko agere ndayiha amabwiriza gayo gakayigatura amashyuza ashobora kugatura inka yigara yica gute ugerayo ikanywa yakurikira icyaka igakurikira nuko irindi yibabarire ikanywa none ubuzima bwawe bugahagarara igatuma ipfa naho ubundi imbere tugishora amashyuza warayishoraga yarangiza kunywa wabona igize ukayiyamika ahagarara igatuza yarangiza gutama se irangije no kuganga ukayireka igasubiriza no gushora umunyu urayiha nawe ukayiramurira wabona bigize ariko iyo uyiha buri gihe ubuzi igipimo cyayo ndacyo bitwara ubu nta kuntu ushobora kwiyereka inka kwa kundi bayivuga nyamabona nko mu bukwe abitwa ngo abatahira n'abarenza amase wenda hari ukuntu ushobora kwiyereka gatoya ukuntu ushobora kwiyereka inka nyine kishimo uretse kuyivugira gusa njyewe ni nka gute wenda niba ushobora guhaguruka ukabitwereka ubikoze inga buretse gatoya ukwinka bari kujya gukwinka cyangwa se umuntu yayihaye mugenzi we uragenda inguka yijya imbere ingika gukurikira inyuma umuvugo gwayo rero wahagera ati inga yitwa rusugira rusugira rugango rutakwa ingomero umurango ry'abahizi inka rikabahiza se rugo bakunda kubaza amakuru n'amakuzi kazi vuga amakuru atagira imbuga ngura bikino yakoze ku rugo sindutinya zikarugira ukavuga ari izina ryayo inka akaba ari rusugira cyangwa ukayita indashyikirwa cyangwa ingangare cyangwa imbabaza abahizi bazinge gataha ubwo mukazi buriya se umaze nko kugasomaho nkaho ngo batanze nk'inka bari n'akayoga kakwinjiye neza ntushobora kwizirwa ukatara kukabyinuka ririmba ubundi urataraka gutya inguka yiyerekera inguka zamuka neza yivuga ibigwi ugahindukira ubwo none inga igasheza nawe ugasheja inka ukayita okay murakoze cyane rero rero nibyo binyura inka ubuzu bw'inka bunyura abagabo nuko ndiruzamuka neza muzi imitwe ku rugamba mbere ngubita amacumu ng'inzingabo ndirwemera gutabara ndi munini wa ruburika rutikanga rw'amakombe ndirwese imitana ndirubamba mu nzira ndingumba yinkweho naraje umugambi simbagenza umugongo nka rubanda rw'inganizi nkabarya iby'ubusa kandi iby'isoko byaraje ngo nagukunda iby'ubusa kandi iby'isoko ngunde sindye iby'ubusa kandi iby'isoko byaraje ubwo ujye iby'ubusa wajya ku isoko yewe najya ku isoko mwega mwiza wampaye inka zarayibuhoro ariko umwega wagwaye inka uhora wirahira nuwahe uwo mwega nirahira ni sogokuru sogokuru yari umwega sogokuru yari umwega burya se mukababega ariko ejo nabuze nkubwira ukuntu umbwira ngo abega ngo hari ukuntu ngo barutanga abasinga ngo gusakabaka ngo n'igikeri ubundi igikeri gitaruka gutya kose karihoke ari ubwoko kitirirwamo none rero ngubu abega ni igikeri koko ariko ndavuze ko cyateze n'indashya indashya igagwa ku gasigi igikeri kiraryamyeho yamye se yandi cyari kiragenda gikoresha inama ibikeri bigenzi atunyuraho igishanga igikeri kikagonga ngo cyayatanzwe igikeri kinaraho
igikeri hanyuma intashyi irapfa indashyi irapfa ngo iri gutanguranwa n'igikeri kandi igikeri kinari hahandi ariko byene wabaho biri hose mu gishanga bizi indashyi yagera kumva igikeri ngo ticyadanze ubwo rero igikeri yo cyaratsinze reka da burase nk'ubu igikeri hari abagabo bagitinya igikeri buri hari amakare gifite nk'ubumara nk'ubw'inzoka cyangwa iki oya igikeri ndaho kiryana kandi abanga igikeri ngo kijya cyica inzoka nuko oya cyica inzoka irakiwindika gifata none yarangiza kugifata nacyo cyagero kigafoba yanzoka ikanagwaho nacyo bigapfana bukiba kiri mu nda ariko nacyo ngiyo cyatanze kubona inzoka ngo nago ibe ishobora kukica nayo iyo yagitanze ifata umutwe yafata kwa mutwe kikakomeza nayo yanzoka igagumya ikabyinisha akabuno paka kugeza igihe ipfiriye urankawe ntushobora kwica igikeri mu nzira wenda cyangwa iki oya umwega mpayinga ndaho no kwica umwega igikeri n'umwega ndaho no kwica umwega kirazira igikeri rero ni cyiza ngubu hari abasinga hari abasindi hari abagesera bavuga ko ari inyamanza abasinga bavuga ko ari sakabaka ifundi nabungura bityo ni mbese akanyamaswa kari kose kitiranwa ni kirangabwoko nye ni kirangabwoko cyanyu ni igikeri ni igikeri murakoze cyane rero murakoze kandi namwe Imana ibahire murakoze cyane mari duhana umugisha nuko